akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Muri aka kanya ni umwanya w'ikiganiro dufite twateguye kuri YouTube. Ubwo rero njye uyoboye gahunda ni Karangwa Obedi, turi kumwe n'utuganiriza ndumva yakwivuga amazina usigariye agasenga akanaduha noneho n'insanganyamatsiko y'ikiganiro duheraho tuganira. Ngaho ni karibu. Murakoze kunyakira hano muri studio. Nange nitwa Ngezaho Guhora Phineas. Rero nkuko tugiye kwigana ko mbere ya byose twandisega Imana. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye imbabazi zawe duhozaho, tugushimiye ko dukundiye ko tugera muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Tukuraritse kugira ngo tubere umwigisha, ari twe tuvuga n'abumva, twese dufashwe nawe, kandi uzaduha amaherezo meza tuzikira mu bwami bwawe. Tugusengera ubuntu mu izina rya Yesu. Urakoze. Ngaho noneho mutumirwa wacu ni umwanya wo kutugezaho insanganyamatsiko y'ikiganiro dufitiye. Isano iri hagati y'ubuhanuzi bwa Danieli n'ubw'ibyahishuwe. Igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe, isano iri hagati yaho. Naho ngaho ngiyo insanganyamatsiko turi buze kuganiraho. Urakoze cyane. Ubwo mwumvise ko agiye kutubwira insanganyamatsiko iri hagati cyangwa se ubuhanuzi buri hagati ya Danieli n'ibyahishuwe. Ese yaba ifitanye isano? Nicyo tugira ngo tuganireho. Bya bitabo byombi bifitanye isano kandi byanditse mu marenga ya gihanuzi. Ni byiza rero kugira ngo abantu bafashijwe n'Imana n'umwuka w'Imana, bisaba kugira ngo tubiganireho, tubyigeho, kuko kubimenya ni ingenzi. Turumva rero mbere na mbere twabimbuza isomo dufite hano mu byahishuwe. Ni igice cya mbere ku murongo waho ni uwa 3. Niho hari ijambo, hari isomo rihari tugiye gusoma. Ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo waho ni uwa 3. Hari ijambo rivuze ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri hafi, kiri bugufi. Kuvuga ngo hari amahirwe akomeye cyane y'abasoma ubu buhanuzi. Ni amahirwe y'abasoma. Hari abantu kandi ni benshi ugeranijeho ahisi igeze. Abantu benshi barize, abantu benshi bazi gusoma, ku buryo abatazi gusoma ni bake cyane. Noneho rero abavuze rero ngo hahirwa usoma noneho amagambo y'ubu buhanuzi. Uriya mu mahirwe ufite gusoma ibindi bitabo bikakugirira umumaro wenda hari mu by'umubiri, ariko noneho mu by'umwuka nabyo ni ukuvuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Noneho isaho ngaho bagarukiye, yashobora ko noneho abari utazi gusoma, noneho ngo hahirwa n'abayumva bakitondera, hahirwa n'abayumva noneho ubwo ngo bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri hafi. Iyo bavuze ubuhanuzi
hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi. Tubibutse ko iyo bavuze ubuhanuzi buri mu byiciro bitatu. Ni ikintu abantu tugomba kumenya kandi tugasobanukirwa. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi ni ubutumwa Imana yagambiriye kugeza ku bantu bayo, ikabinyuza kuri marayika, marayika akabinyuza ku muhanuzi, noneho ubwo buhanuzi noneho bukahabwa abantu b'Imana, ni ukuvuga ngo bakabihanura. Iyo ibyo bintu icyo bavuze bahanuye kitari cyagera, nicyo cyera kikitwa ubuhanuzi. Noneho iyo kimaze gusohora kikitwa ibyaduka, cyaba gitambutse kikitwa amateka. Niyo mpamvu abantu bagomba gusoma amagambo y'ubuhanuzi. Ni amahirwe rero yo gusoma, yo kwiga igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Ni ukuvuga ngo ni amahirwe kukiga, kubera ko iyo ukisomye ukagisobanukirwa biguha amahirwe akomeye cyane. Ndumva hari mu gitabo mfite hano, kuri ako kagingo mu gitabo mfite hano cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, naho hari amagambo tugira ngo tuhasome. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, reka dusome kuko abari kudukurikira n'abari kugera hafi ku murongo vuba, ni ukuvuga ngo turi kurebera hamwe isano iri hagati y'igitabo cya Daniyeli n'ikibyahishuwe. Hano mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, turasoma ku paje yaho ni ya 19. Ni amagambo ari kutubwira ngo dukeneye kwiga dukurikiranira hafi ijambo ry'Imana. By'umwihariko twakagombye kwita ku gitabo cya Daniyeli n'ikibyahishuwe kuruta mbere hose. Umucyo Daniyeli yahawe n'Imana wageneye mu buryo bwahuranije iyi minsi y'imperuka. Hano harimo harerekana ko dukeneye kwiga, ariko cyane cyane ngo dukurikiranira Daniyeli n'ibyahishuwe kuruta mbere. Bakomeje bavuga ngo igitabo giheruka cy'isezerano rishya cyuzuyemo ukuri dukeneye gusobanukirwa. Ni igitabo giheruka cy'isezerano rishya, ubwo ni ukuvuga ngo iyo bavuze igitabo isezerano rishya ni ukuva kuri Matayo kugera ku byahishuwe. None ngo igitabo giheruka cy'isezerano rishya ni ukuvuga ngo cyuzuyemo ukuri dukeneye gusobanukirwa. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi butari bwasohora bwo mu gitabo cy'ibyahishuwe bugiye gusohora vuba aha. Muri kino gihe ubwo buhanuzi buzigwa bwitondewe n'ubwoko bw'Imana, kandi bwakagombye gusobanuka neza. Rero ni ukuvuga ngo Daniyeli n'ibyahishuwe twaba turimo twerekana ko ari ibitabo bigomba kwigwa neza bigakurikiranwa, kuko harimo amagambo y'ingenzi kandi dukeneye gusobanukirwa. Urakoze cyane. Kuri uwo mutwe w'amagambo w'iki gitabo cy'ibyaduka, ahangaha umaze gusoma aravuze ngo tugomba kwiga by'umwihariko igitabo cya Daniyeli n'ikibyahishuwe. Tugomba kubyiga by'umwihariko. Yavuze by'umwihariko, kandi bavuze byombi. Baravuze ngo ni igitabo cya Daniyeli n'ikibyahishuwe. Ubwo birerekana neza ko koko kuko wabiduteguriye, ubwo binafitanye isano cyane. Ubwo rero ndumva abatwumva, ntugafate Daniyeli, igitabo cya Daniyeli ngo gishyire ku ruhande, ngo ufate n'igitabo cy'ibyahishuwe ugishyire ku ruhande, kandi tugomba kubyiga by'umwihariko. Nubwo ari ibintu ari ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi bujya bukomera kubusobanukirwa, ariko mu by'ukuri niyo mpamvu nawe dukwiye gushyiraho umwete ngo tukabyiga dushyizeho umwete, kandi cyane muri iyi minsi iheruka. Hari n'aho bavuze ngo yego umucyo Daniyeli yahawe ngo wagenewe abigihe cy'imperuka. Ni ukuvuga ngo handitse, ni ukuvuga ngo uwo mucyo Daniyeli yahawe, ziko mu gice cya 12
ngo yashatse gusobanukirwa ngo ibintu byose abimenye, maze ngo Imana iramubwira ngo igendere Daniyeli. Reka tuhasome aho ngaho naho yego kubera ko ni ingenzi. Ubwo ni igice cya 12 Daniyeli yeretswe ibintu bigiye bitandukanye, noneho ku buryo bigeze mu gice cyaho cya 12 ku murongo waho reka mpagere. banza yaba ari umurongo wa 9 Noneho haravuze ngo noneho duhere ngo ku murongo wa 8 ye n'uwa 9 ndabyumva ariko sinabimenya, yego mpera ko ndabaza nti databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Ku murongo wa 9 aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. kugeza igihe cy'imperuka, kuvuga ngo Daniyeli kuvuga ngo hari ibyo yabajijwe, hari ibyo yerekwaga uwo mwanya, yarangiza akabisobanura, bakamusobanurira, bakamubwira impamvu zabyo. nko mu gice cya 9 umurongo wa 20 yego yarabisobanuriye, yego na Daniyeli 7 ku murongo wa 15 naho yasobanuriwe kugeza 17 naho yasobanuriye iby'inyamaswa yaramaze kubona. Ariko hari ibyo atasobanuriwe, iby'iminsi 2300 ndetse na bino birikumvikana. Yarabwiye ngo Daniyeli igendere, kuko aya magambo ashyize igihe kirekire kandi afatishijwe ikimenyetso kugeza iminsi y'imperuka. Ni ukuvuga ngo uko gufatishwa ikimenyetso, gufatanishwa ikimenyetso, ni ukuvuga ngo hano bavuze ni nko gushyira ingufuri ku rugi, yego, ubwo ikazashyirwaho urufunguzo rukazahabwa abazaba babigenewe igihe runaka. Hano hari aho bavuze ngo nshaka gusubiramo, umucyo Daniyeli yahawe n'Imana wagenewe mu buryo bwahuranije iyi minsi y'imperuka. Kwahuranya ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ni nk'uko nka kino cyumba na kiriya, ni ukuvuga ngo uyu mucyo wa Daniyeli ntiwagarukiye muri iki cyumba, ahubwo warahuranije. Ni ukuvuga ngo iki cyumba nacyo iki gikuta kikavaho, ukareba n'ibiri hirya. Noneho Daniyeli we ubwo ntiyagarukiye aha gusa, yaba yaragarukiye nk'aha, hirya ntabibone, ubwo bikaba bigenewe abo mu gihe cyabo. Niyo mpamvu ibitabo byombi rero, ibitabo byombi bifitanye isano ya bugufi. Kubyiga ni ukuvuga ngo ari naho twashatse kugira ngo dufate amagambo amwe ahura n'andi ahura, kugira ngo asobanuke isano, urukumva isano bifitanye. Ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo abantu basobanukirwe bine bitabo. Turumva rero isano. Ariko hari irindi usoma najyo ndi kumva yawe wenda rihuye nayo, yego, mu gice cya 8:25, yego, ngaho 8:25 naho turebe naho ko haba hari uguhamanya nayo. Yego, haravuze ngo 8:25 naho ni amagambo meza cyane. Haravuze ngo azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, yego, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami. Daniyeli 8:25 umwami ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Ararangiye se? Tugeze ku murongo kangahe? Geza hepfo hari ibyerekanwe byavuzwe ko bizaba muri iyo minsi, uko buzacya bukira, ni iby'ukuri. Ariko ujye ubizigama, yego, kuko ari iby'igihe gishize kera. Yego, ni ukuvuga urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ni ukubizigama, ni ukubibika, kuko ari iby'igihe gishize kera. Igihe n'igishyira kera, ibyaba icyo gihe gishize kera. Ni ukuvuga ngo iri jambo gishize kera ni hahandi, ni muri cya gice n'ubundi kirimo ya minsi 2300. Ni ukuvuga ngo Daniyeli nawe yayishyize kera kuri we, birikumvikana. Ariko turaza gusanga ko na Yohana nawe atafashe ubwo, nawe kuri we byari
inzagihe kuri we. yego. Noneho Yohana. urakoze. Noneho ndumva ukomeze ukaduhuriza ukagira ibyo uduhuriza ibyo Daniyeli yavuze cyangwa se yabonye n'ibyo Yohana yabonye, turebe ahantu bihuriye, isano mbese byaba bifitanye. Urakoze. Turagerageza gufata bimwe muri, ni byinshi ariko turagerageza, hari ibyo turagerageza kurebaho. Yego. Cyane cyane turasoma Daniyeli igice cya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo abasomyi cyangwa biga, Daniyeli uyu nguyu ni umuyuda wo mu Baheburayo. Daniyeli uyu nguyu yanyazwe mu gihe cya Nebukadineza ajyanwa i Babuloni. Daniyeli uyu nguyu ni muri bamwe bagize amahirwe yo gutoranywa, kuko Nebukadineza mu ngoma ye ntabwo yarobanuraga ku butoni. Ni ukuvuga ngo mu gihe yatoranyaga abantu bazamugirira umumaro, ni ukuvuga ngo n'abo Baheburayo yabatoyemo nabo ngo bazajye kumufasha, azajya abikenuza mu mirimo igiye itandukanye. Mu gice cya mbere rero tuhasanga ibanga rikomeye cyane. Ku isi yo mu Daniyeli igice cya mbere havuga yenda duhereye ku murongo waho, turasoma duhereye ni mu gitekerezo tuvuga dusoma twihuta. Ni ukuvuga ngo bagezeyo umwami arangije ngo ategeka abo basore amaze kubaringaniza, ni ukuvuga ngo ategeka ibyo bazajya barya. Ku murongo wa 5 bavuze ngo nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami anywaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Aba bantu bajyanywe i Babuloni. Bagezeyo bategurirwa kuza mu mashuri kugira ngo bazagire igihugu umumaro. Noneho igihe kigeze aravuga ati noneho ibyo ndyaho vino nywaho aba bana banjye nabo bajye babirya. Ariko ryari itegeko. Ariko igeze hepfo ku murongo waho ndumva ari uwa 8, aho bavuze ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Nicyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Reka ngarukira ahangaha. Ni ukuvuga ngo ariko hepfo aravuga ngo kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati ndatinya ko umwami databuja yabategekeye ibyo muzajya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga mwarananutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munshyize mu kaga gatera umwami kunsha igihanga. Daniyeli yaramubwiye atumva rero twebweho ntabwo twemerewe kurya kuri biriya, ahubwo tuzaga tunywa amazi, ibishyimbo n'imboga, kandi ntacyo tuzaba. Arangira ati ndatinya umwami yangirira nabi. Nuko ariko ageze aho, nuko ati tugerageze iminsi ngahe 10. Noneho urebe iminsi 10 arabagerageza banywa amazi imboga n'ibishyimbo, batiyandurisha ibyo kurya by'ubwami byarimo inyama zanduye, bwarimo vino. Ni ukuvuga ngo noneho arangije iminsi 10 ngo abona ntacyo babaye, arabareka. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo bihuriyeho no mu butumwa no mu byahishuwe. Iyo dusomye ibyahishuwe igice cya 14 tuhasanga nanone ngo ubutumwa bwa marayika wa 3. Muri ubutumwa bwa marayika wa 3 buvuze mu byahishuwe, ni ukuvuga ngo inyandiko yerekana ko ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa 3 nicyo bise temperance cyangwa kwirinda. Ni ukuvuga ngo naho ngaho, ni ukuvuga ngo igihe cyose abana b'Imana
bateganyirijwe ibintu biri imbere byo kuzagira ibyo bazakora. Ni ukuvuga ngo ikintu kiba cya mbere ni ukwirinda. Niyo mu butumwa bw'Amarika wa gatatu rero mu Byahishwe igice cya 14 ni ukuvuga ngo marayika uwo nguwo ukuboko kwe kw'iburyo, ni ukuvuga ngo ni ukwirinda. Abana b'Imana bagomba kwirinda. urakoze cyane. Ubwo ni ukuvuga ko mu butumwa Yohana yatugaragarije bwo mu minsi y'imperuka bugizwe n'abamarayika batatu, ubwo no kwirinda nabwo No kwirinda burimo nk'uko na Daniyeli nawe yirindaga ndetse na bagenzi be. Urakoze, unyibukije isomo riri mu gitabo ni urwa kabiri rwa Petero, ni igice cya mbere umurongo wa 5, ijambo rivuze ngo kwirinda mu kongereho kwihangana. None mu Byahishwe 14 umurongo wa 12 havuze aho niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana bahagira kwizera kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo no kwihangana, noneho kwihangana ni bikurikirwa kwirinda gukurikirwa no kwihangana. Kwirinda mu kongereho kwihangana. Nta washobora kwihangana adafite kwirinda. Ahubwo ni ukuvuga ngo uko bikurikirana. Yego. Urabona Daniyeli uko kwirinda kwamuhaye ubwenge buzima butavangiyemo gisindisha, bitavangiyemo ibinyobwa. Burya hari ibiribwa abantu barya bagasa nabyo. Yego. Ahubwo hari ibinyobwa abantu barya bagasa banywa bagasa nabyo. Burya uzareba hari abantu uzabona batuye ahantu haba ibinyobwa, insina, barya imineke, banywa imitobe, bikumvikana. Ayo masukari n'abandi bantu batanywa amasukari batunzwe n'ibinyampeke, ubwo nabegereye haruguru, abo bantu baratandukanye. Ni ukuvuga ngo ibyo umuntu arya bifite uko bimurema, bifite uruhare mu kumuhindura, mu gutuma agira uko amera. Ndumva hari amagambo nasomye nta nubwo ari hamwe. Mu Cyongereza baravuga ngo we are the food we eat. Biravuze ngo turi ibyo kurya turya. Ibyo kurya turya nibyo turi byo. Noneho ntabwo ari gitanga buriya, noneho ndaramutse ariye ikinyamaswa kenshi nawe yaba nkayo. Buriya bari abantu ubona baba bazi. Yego. Babaga. Bahora bica inka buri gihe kandi bakanywa amaraso bakanazirya. Uzabagendere kure. Yego. Aho ye n'umuntu ubwo nawe yamubaga. Kandi harabona nabonaga ni kera kumva ngo barya n'abantu. Ararya kugeza ubwo umwe cyakora ntabavugaga, ariko niba ari by'ukuri simbizi, abantu bajya bakabya yenda bakabiriza. Ariko umwe ngo yavuye kubaga, arangije yatangiye kotsa abana bamuhagarara iruhande, baza mwicara iruhande, barashukuka. Abana nabo bamenyereye inyama, arotsa arabahereza. Nundi atima wa wundi ayimaze ahita yimara ati yongera umpe papa. Nuko arangije bya bindi amenyereye, ubwo cya cyuma ari gukebesha, arangije atari ko wowe sinaguhaye, nawe sinaguhaye, nawe sinaguhaye, abajomba icuma. Ubwo ngo yaje gusanga ba bana be ari bateraga icyuma, nawe arikanga. Ariko bya bitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo yitabaje icyo agenze gute, icyo akoresha. Niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo umuntu ibintu akunda kurya, ibintu ukunda kunywa, uko umuntu ameze niko biragenda bikamugira akaba gutyo. Burya hari abantu uretse ko umuntu atabivuga, ariko hari abantu usanga batuje. Uko gutuza kwabo ugasanga bitewe nuko barya n'ibyo banywa, ugasanga bari mutuzo kugeza ubwo ndetse uwo mutuzo wabo wajya kubona ukabona ni umutuzo koko, sibyo? Yenda tarenza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo Daniyeli nawe bya bindi yariye, bya bindi yanyoye bitandukanye n'ibyaba bandi. Nyuma haje gukurikiraho mu gice cya kabiri cya Daniyeli, niho turi, haje gukurikiraho umwami arota inzozi. Bose babandi bananirwa kuzisobanura, Daniyeli niwe wazisobanuye wenyine bitewe n'ubwenge no gusenga Imana byari murimo. Noneho arangije asobanurira umwami. Yego, kubaha Imana kandi kubaha Imana no kuyubaha muri byose. Kubaha muri byose. Ni ukuvuga ngo rero icyo bihuriraho mu gihe tugezemo cyo mu Byahishwe noneho, ni ukuvuga ngo abantu bagiye gutungwa n'ibitabangiriza ubwonko. Iri jambo ryumvikane, n'ibitabangiriza ubwonko.
kuko niba abantu batunzwe n'ibyo barya ni ukuvuga abantu bazatungwa n'ibitarangiriza ubwonko ni ibimera. Ibimera nta mahane bifite, kuvuga ngo ibimera nta mahane bifite. Iyo ugize amahirwe ukabirya uko byakabaye bitanyuze mu nganda, bitahuye n'ibibazo bikomeye, ariko ni ukuvuga ngo ibyo bimera biragenda bikagira umumaro. Abo bantu rero bagiye kujya banywa amazi kuri gahunda, kuko amazi nk'uko twamaze kubyumva kandi nk'uko biri n'abatwumva batwumve, ni ukuvuga ngo ubwonko bw'umuntu burarya, buragaburirwa, ariko bugaburirwa ibintu bitatu bine. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo ubwonko bwozwa n'amazi, ni ugusinzira ibitotsi, ni amavitamini yo mu bwoko bwa B, kandi n'umwuka mwiza. Ibyo bintu umuntu uhura nabyo ni ukuvuga ngo ubwonko buba buri kuri gahunda, ntiyavuga ibyo atagambiriye, ntiyakora icyo atagambiriye, kandi hari icyo kubazwa yasubiza neza. Niyo mpamvu rero Daniyeli byaje kumukurizamo ya mirire, ya minywere, byaje kumukurizamo gusobanurira umwami abandi byabananiye mw'ubwo buryo. Ako kagingo mu gice cyaho cya mbere n'icya kabiri ni ukuvuga ngo icyo tuhasanga ni icyo ngicyo cy'uko kwirinda n'ubundi guhura n'ibyahishuwe. Yego. Kagingo ka kabiri ni ukuvuga ngo nanone hari icyo bita isano. Yego. Mu gice cya gatatu cya Daniyeli, ubwo umwami amaze kumusobanurira, Daniyeli amaze gusobanurira umwami, amubwira ati igishushanyo wabonye mwami, burya ni ikarita y'isi, izahabu ikomeye ni wowe, nta wundi bwami ntawe ukomeye nkawe. Amutondagura ati ubwami bwawe buzasimburwa n'ubundi butakomeye nk'ubwawe. Maze arangije aramutondagurira kugeza ubwo ibuye yabonye rizamenagurika igishushanyo ntabwo tugenderera ngaho cyane. Ni ukuvuga ngo yageze aho umwami aravuga ati Daniyeli urakoze kunsobanurira biriya bintu, murakoze. Ariko ajyana ishyari ryo kuvuga ngo Imana ibashe kuvuga ngo ubwami bwanjye ni umutwe gusa. Noneho aragenda cya kindi yari yarose kuva ku birenge kugeza ku mutwe cyose akigira izahabu, ngo bisobanura ngo ni ubwami bw'i Babuloni ntabwo buzahanguka. Ahinyuje iki? Imana. Icyo kintu kugira ngo abantu basome neza, bajye basoma ibintu barimo, ni ukuvuga ngo noneho murabona umwami Nebukadineza ubwe muri Daniyeli igice cya 7 ku murongo wa 4, iyo zahabu bumvishe ukuntu imeze. Iyo zahabu icyo ari cyo, Daniyeli 7 turi gusanisha, turi guhuza. Daniyeli igice cya 7 haravuze ngo mu wa 4, iya mbere yasaga n'intare. Yego. Iya mbere yasaga n'intare, kandi iyi nyamaswa yasaga n'intare ubwayo ni ubwami bwa Nebukadineza. Yego, ni ubwami bw'Abakarudaya. Yego. Noneho iyi nyamaswa isa n'intare iremesheje igishushanyo mu kibaya cya Dura. Ni ukuvuga ngo inyamaswa iraha, igishushanyo kiraha, noneho haje itegeko riri kuvuga ngo noneho abantu bakiramye. Ubwo ni ukuvuga ngo ibi ngibi kugira ngo uzasome ibyahishuwe isano, ni ukuvuga ngo isano iri hagati y'ibyahishuwe na Daniyeli iyo ariyo, ni ukuvuga ngo kugira ngo uzasobanukirwe neza, abadukurikiye uzasobanukirwe neza ibyahishuwe 14 ku murongo wa 9, uwo murongo gusa haravuze ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Yego. Ubwo inyamaswa n'ubwami, inyamaswa n'ubwami, kuko ubwami bwa Nebukadineza bwari buri mu kibaya cya Dura ari inyamaswa. Nanone yashinze igishushanyo, ibintu ari bibiri. Hari abantu, icyo gishushanyo cyari gihagarariye Nebukadineza. Yego, cyahagarariye Nebukadineza. Igishushanyo nacyo turaza kugeraho. Inyamaswa nayo ifite igishushanyo cyayo gihagarariye. Ni ukuvuga ngo bifitanye isano. Ni ukuvuga ngo noneho umwami araha, inyamaswa iraha, igishushanyo cyayo kiraha, abaturage baraha, bari kubwirwa noneho ngo nibakiramye. Yego. Kandi mu bagiye kukiramya harimo abagabo banyweye amazi, barya n'imboga, barya n'iki n'ibishyimbo. Ese ikibazo aba bantu bose bari gutegekwa biri kumvikana, bararamije. Reka tubanze tujye
mu gice cya gatatu Eh, biri kumvikana dusubire mu gice cya gatatu. tugiye Kuko kureba icyo gishushanyo kiri mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri niho Yakibonye. niho Nebukadineza yabonye igishushanyo, yego ariko gifite ibyiciro cyari bitandukanye igishushanyo kimwe ariko gifite ibyiciro bitandukanye. Mm. Hari umutwe, hari igituza, amaboko n'igituza, hari N'inda n'ibibero, n'amaguru n'ibirenge hari n'ibirenge. Yego. Ubwo ndi kumva ni ibice bine. ni ibice bine Noneho Nebukadineza niwe wari zahabu. ntore zahabu kugira ubwo iyo zahabu ubwo ngo niyo yashushanyaga we ubwami gusa bw'abakarudaya. kuko yarabwiwe ngo Abwiwe ngo ubwami bwawe buzavaho Buzavaho. haza ubundi budahwanye n'ubwagukomera Aravuga ati noneho ngiye kurema igishushanyo cy'izahabu kive ku mutwe igere ku birenge, Byose ari ku mano, zahabu. ku mano ari zahabu, maze nzareba niyo mana maze agishinga mu kibaya mu cya kibaya Dura. cya Dura. Ahatira abantu bose muze mukiramye muze mukiramye. ngo aho ijwi ryageze rivuga ngo umutwe wanjye niwo wonyine niwo zahabu bikumvikana Yego. noneho iyo nkuru isubire ivuga ngo burya ubwami bwa ubwanjye Nebukadineza buzahora iteka ringiki buzahoraho iteka. noneho mukiramye. rero abantu bajya aha bamaze kujya aha uzasoma mu gice cya gatatu kuko ari ikiganiro ubwo turanga n'imirongo ni igice cya gatatu ku murongo wa mbere mbere aho usanga bakavuga ngo igishushanyo umwami Nebukadineza yakoze ariko ugeze hakurya ku murongo waho wa 13 aharanditse ngo Saduraka Meshake na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Yego. Ni ukuvuga ngo yagikoze ategeka abantu ngo nimwumva ingoma mukumva ibintu bivuze noneho mwubarare mwese dore hariya bacanye umuriro umuntu utaraza kuza kubarara ngo ajyemo uwo muntu aragurwa muri etaniro ry'umuriro n'ubwa kabiri byarangiye abantu bose barubarara hasigara abahungu 3. Yego. buriya n'ibi ngibi abantu bavuga kugira ngo umuntu azahangane n'ibiri imbere azihangane kugira ngo ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi bava ngo ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi iyo kubwumva byonyine kuba uri kudutega amatwi kuba uzabwumva ni ukuvuga ngo iki ngiki ni ikindi kintu gikomeye cyane uzahura nacyo. Ezekiyeli 33 ku murongo wa 33 ndibwe cyangwa 31 niho hari ijambo vuga ngo ibi nibisohora ngo nibwo bazamenya ko bahozwamo n'umuhanuzi. Yego. Nuko rero noneho baravuza induru barangije hasigara bangahe 3. Yego. Daniel we ntago yarahari noneho yari yarahandi 3 yari mu yindi ntara. Abantu bose baraza bati mwami rya tegeko ryawe twabonye abantu abatuye isi yanze kandi n'ikigeretseho bazi gusobanura no kurega. Buryo umuntu kurega akavuga ngo aba bantu ntabwo bagira ubwene gihugu ni impunzi ntibafite uburenganzira sinzi no kubyumva ntibafite uburenganzira ni babandi ntabwo bafite uburenganzira reka ngarukiraho biri kumvikana noneho nibo bonyine banze umwami noneho bitera uko ngo cyari kirego kwari gukaza uburakari ariko kandi koko bwarakaze ariko uzasoma mu byahishuwe umaze gukaza nawe akaza umuriro ubwo uburakari bwari muri we mu bwenge bwe bwatumye n'itanura naryo rirushaho gukazwa cyane. Ariko uzasoma mu byacu 18 ku murongo wa mbere ngo marayika aje ngo isi yamurikiwe n'ubwiza bwe. Kuvuga ngo abahamagaye abarebye asanga ni babasore bitonda batari abasinzi mu buyobozi bakora ibyiza utabonaho ikirego batajya barusha abacamanza baburanisha bumva amakuru meza abantu bazima bafasha bubaka amazu ku buntu arangije arabamenya baje imbere ati Saduraka Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye ese nimwe yarabahendahenze ati ngaho noneho sivyo ngaho noneho bagiye kongera mubarare gusa bene mwe gupfukama mubarare mugaragaze ko mwubashye ashyiraho kugira ngo dukira abantu ningaho yakavuze ati nta kujya abantu babarega baburi ijambo ntamwe ndafatiraho mbese mugira akantu gato mukora akamenyetso
ariko ndafatira aho rero maze mbakize. si burya nimwe ndagira ngo mbabwire ko bene b'Imana abadukurikiye igihe cyose uzagira imirimo myiza nturushye leta ukumvira leta mu byo igusaba bigendanye n'ibyo igomba gusaba leta nziza ikagusaba ibintu byiza ukabikora ukagendera ku mategeko usabwa n'ay'Imana ukayagenderaho izakubonamo ibyo bazavuga byose nayo irashishoza. Ntabwo wajya kubona ukabona ngo harimo bajya kurega ngo uriya muntu bakamureba ati reka turebe ati nuriya ati mwihorera ibyo nzabisubiramo uriya ntacyo ntwaye ntacyo atwaye n'umuturage mwiza ntacyo twaje konona umwe yabivuze ntacyo atwaye ntabwo ari abagambanyi ntabwo bavangura amoko bariya ndabazi nuko ati cyakora noneho ngaho kugira ngo mufatanye n'abandi none ntujye gusubiramo nuko abasubishamo bwa kabiri ariko bitewe nuko bari barumvishe barize isomo ndasoma mu itegeko rya kabiri. Ubwo iyaza kuba ari umuntu mubi yagombaga guhita ako kanya ariko ngaho yashizeho akantu kitwa mbese n'andi mahirwe ya kangahe bari barasomye rero itegeko rya kabiri. Yego mu byumve noneho ribuzanye gusenga katuhasome dukurikiwe n'abantu bene bafite umwanya wo gusoma kuko bariya abantu nabo ntago babitekereje gusa bari barasomye itegeko rya kabiri ni ukuva igice cya ku gice cya 20 dusome ku murongo waho ni itegeko rya kabiri ku murongo wa 4. Yego haravuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa n'igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Wakirema ukeranyije n'ibiri hejuru wakirema ukoresheje ibiri hano ku butaka cyangwa amazi hepfo y'ubutaka ku murongo wa 5 ntukabyikubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe Imana ifuha mpora abana gukenerwa kwa basi uzakomeza igeze hepfo. Utagiye kure reka tuvuge ngo wakirema ngo ari wakirema hagishyira hariya ubwo wajya kugisenga wajya kukikubita imbere undi nawe akajya wajya kukikubita imbere undi nawe akagikorera igishushanyo wenda akagikuburira cyangwa se akagiheka waba wishe itegeko ry'Imana ngo ntabwo byemewe ntabwo waba wishe itegeko ry'Imana. Bari babizi rero barimo noneho ngo baramubwiye bamubwira nabo magambo ndakurize ijambo bakoresheje ngo nyagasani. Yego bakoresheje ijambo ryiza ku murongo wa 19 umuntu ni nkaho yavuga ngo nyakubahwa noneho kugeza ubwo bavuze atumva rero Saduraka ku murongo wa 16 Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadineza nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo niba ari ibyo Imana yacu dukorera yaramaze kubarenga bajugunyamo ngo nindura bankiza ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itana ry'umuriro gurumana kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani ariko naho itadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere Imana yawe haba no kurema igishushanyo no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Nyagasani rero baramuhakaniye ariko mukubaha nyagasani Imana yadutabara kuko yaramaze kuvuga ngo none ngo Imana irabankiza n'igihe yari yakarishye batumva rero yatanze amahirwe banga kubiha agaciro yadukiza itadukiza nyagasani ntabwo turakiramya pe ntabwo dupfukamira Imana ntabwo turakipfukamira ubyihanganire. Yego ukiri aho rero ndumva wamugane hari abadukurikiye reka bariya basore bari bafite ubwenge bukubye ubw'abacurabwenge ba Nebukadineza bari bananiwe bari babakubye ubwenge inshuro 10 inkubwe 10 bari bafite ubwenge bwinshi. Niyo mpamvu burya bananze kuramya igishushanyo cy'izahabu ko bari bazi ko nubwo gisa n'igifite amaso gasa n'umuntu ntacyo kimaze kugisenga. Noneho reka nibutse iri somo mu gitabo kuko kuramya igishushanyo cyaremwe n'umuntu ni ukubura ubwenge. Noneho bari bafite ubwenge ubwo bari bazi Imana bafite ubwenge bafite intekerezo nzima kandi bakomoye
ku mirire yabo n'iminywere yabo. yabo Noneho mu gitabo cy'ibyahishuwe cyaho ni cya oya ni Zaburi. Zaburi 115:4. Ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, Yego. umurimo w'intoke z'abantu. Bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoke ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Oh. Ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Oko. Ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira Wese. wese bose ngo bazahwana nabyo. kugira ngo nta kimana iza kuhita abandi guhishura abagaragu bayo. Yego. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero Eh, itegeko ryaje ngo ibi bintu bifite amatwi n'ibitumva bitagutabara bitabaje. noneho rero isano iri hagati ya Daniel igice cya 3 biri kumvikana n'ibyahishuwe igice cya 14 kugira ngo tuhagere no twabwire umurongo wa 9 ngo bifitanye isano. haravuze ngo kugira ngo iyo sano ihari 14 ku murongo wa 9 naho biragarutse. Haravuze ngo marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w'Imana yiteguye idafungwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Ni ukuvuga ngo hano hari isano ikomeye cyane. Ubu inyamaswa nayo yo yarahanuwe, Daniel yarayibonye. Ya nyamaswa arayikurikirana, yo ntabwo ari Nebukadineza. Biri kumvikana haba ngo ni inyamaswa iteye ubwoba, ni inyamaswa yakomotse ku nyamaswa iteye ubwoba. Biri kumvikana ni inyamaswa yameze ku nyamaswa yari ifite amahembe 10, atatu avuyeho hamera kandi gahembe gato karazamuka kagira umunwa karangije karavuga ibikomeye. Iyo yabaye inyamaswa. Ako gahembe ubwo nako ni inyamaswa. Ni inyamaswa. Biri kumvikana ni ukuvuga ngo iyo nyamaswa ni inyamaswa yasimbuye iyindi ubwo yasimbuye iyindi. Biri kumvikana ni ukuvuga ngo Daniel arayitegereza ngo kugeza ubwo abwirwa ijambo rikomeye ngo uwo mwami Daniel 7:25 noneho kuko yari amaze gusobanurirwa Daniel 5:7 ngo izo nyamaswa nini uko arenye 15 Daniel 17 Daniel 7:17 ngo Daniel 7:15 ngo ngewe Daniel neretswe nijoro ngo bintera gahinda birambabaza cyane ngo negera imwe mu bari bahagazaho ngo mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose. Ku 17 ngarambwira ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bane bazaduka hehe mwese. Ngo ndakomeza ndakurikirane ngo ndebe inyamaswa akagahembe gatoya. Ni ukuvuga ngo noneho aragenda abwirwa ageze ku murongo wa 25 ngo uwo mwami ni uzavuga ibyo kugomera isumba byose, ngo azarenganya bera bisumba byose, ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'iki n'amategeko. Uwo mwami rero yakomeje kuvugwa. Biri kumvikana cyari igihe kizakurikiraho. Biri kumvikana kizakurikiraho bwari ubuhanuzi nabwo buteye imbere kuko avuga ngo azabikora ni igihe kizaza kuri we. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo byasohoreye kuri uyu mwami wasimbuye Nebukadineza. Biri kumvikana uwo mu byahishuwe we. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu avuze ngo inyamaswa sibyo niki n'igishushanyo cyayo. Kuvuga ngo aho imbere aha turi iki gihe turimo iyo nyamaswa irahari kandi n'igishushanyo cyayo gute kirahari. Turi kujyana ariho abana b'Imana bagomba kubimenya mu butumwa bw'Amarika wa 3. Bigomba gusobanuka neza abantu bakabyumva bakamenya ko inyamaswa izigira inama yo guhibiye n'amategeko yaranabikoze. Nabo barabivuga banaririmba nta nubwo bajya babihisha. Ni ya yindi yarivugiye ngo umunsi wa Mungu ari Sabato, Kiliziya Gatolika gutera umunsi w'icyumweru. Iyi nyamaswa yarabyivugiye ariko ntibyagarukiyeho. Nayo yaravuze ngo ireme igishushanyo cy'inyamaswa, irongera ishinga ikindi kintu iruhande rwayo. Turi kujyana
cy'igikoresho igishushanyo. cyayo Nicyo gishushanyo. cyayo aricyo cyitwa urwiyunge rw'iki rw'amadini. Kuvuga ngo ibyo bintu rero ni ukuvuga ngo abantu bagomba kubisobanukirwa neza, ni isanisha kandi igishushanyo cy'inyamaswa bazasoma hano mu byahishuwe 13, 14 na 15 hari amagambo 4 ahari. Abadukurikiye muzajya mukurikira ngo kizaremwa, gihumeke, kivuge kandi cyice. Cyicisha abatakiramya. Ni ukuvuga ngo cyicishe abatakiramya bose. Kuko mbese Nebukadineza mu gihe cye ni kuvuga ngo byasomo nta nubwo wenda hari bavuga ngo turibuze mu mutwe, ni ibyahisho 13 ku murongo wa 14 na 15 ngo iyo nyamaswa rero yayindi yavuye mu nyanja, noneho ngo iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Iyo nyamaswa yavuye mu gitaka, biri kumvikana, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa. Niho nari mvuze bwa mbere, yari komerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwaga igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, si kabiri, ngo kivuge, si gatatu, kandi cyicisha abatakiranya bangana iki bose. Ni ukuvuga rero ngo igishushanyo cy'inyamaswa cyararemwe, ni ubuhanuzi, nta nubwo ari ibyaduka, ahubwo ni ukuvuga ngo cyararemwe. Amadini ya giprotestanti ashyira hamwe, cyararemwe bisabwe n'ubupapa, biri kumvikana. Hano baranditse ngo ingoma ye papa irangwa n'urwiyunge bw'amadini, kandi ubwiyunge bw'amadini nicyo gishushanyo cy'inyamaswa. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikimenyetso, ahubwo nk'uko bigomba gusobanuka neza, ku buryo n'umuntu wese agomba kumenya akabyumva. Abazasoma uruhererekane rw'abapapa, kuri uyu mupapa wariho baravuze ngo Papa Yohani Paul wa kabiri ngo yavukiwe Doruse muri Polonye, ngo ubundi yitwa Karoli Wojtyła, yatowe ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 1978. kuva kuri Papa Diriyani wa gatandatu niwe wabaye papa wa mbere utari umunyataliyani, ni umupapa wa mbere w'umunyapolonye yandikishije Bibiliya. Ingoma ye irangwa n'urwiyunge rw'amadini, kuko ari igihe cyatambutse ingoma ye yaranzwe n'urwiyunge rw'iki rw'amadini. Ukuvuga ngo noneho ntabwo ari ubuhanuzi, ahubwo ni amateka. Ubwo noneho mu buhanuzi buriya dutegereje bikeya, ni bine navuze. Kizaremwa, cyararemwe, noneho ngo gihumeke, noneho cyarahumetse. Iyavuze ngo ingoma ni ukuvuga no kwicisha ngo cyarahumetse, kuko uzasoma rwa kabiri rwa Timoteyo 3:16 byanditswe byera byahumetswe n'Imana byose. Si Bibiliya se? Yego. Igisho cy'inyamaswa kizagenze gute? Cyarahumetse rero, nta nubwo ari igihe kizaza, cyarahumetse. Amadini guhumeka kwacyo hasosoka mu Bibiliya, y'urwiyunge rw'amadini. Urakoze cyane. Amadini akimara kwiyunga, ikintu ubupapa yabakoreye, mwahuye mwese, twahuye. Noneho rero ikintu gisigaye ni mwandike indi Bibiliya. Noneho na cya cyumweru cyanjye nashyizeho mugishyiremo, nuko barayandika. Bamaze kuyandika, amadini yagiye mu rwo rwiyunge rw'amadini yandika Bibiliya impuzamatorero, ndayifite hano, urukumva. Babanje kwandika isezerano rishya, bageze bandika n'irya kera barabihuza. Iyi niyo bita impuzamatorero. Noneho bandika n'irya kera barabihuza. Bamaze kubihuza bahita biri ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga rero ngo igishushanyo cy'inyamaswa kizahumeka, ubwo n'ubwa kabiri kuvuga. Noneho buriya hari abantu rero bamwe bakwiga ubuhanuzi, ni ukuvuga ngo kuvuga no kwica ntibiraba. Kuvuga ngo cyararemwe kirahumeka, ariko kuvuga ijambo rivuga ngo mwese nimukore gutya ntago biraba. Nta tegeko riraza turi kujyana ryo kubwira abantu ngo mwese nimwubarare. Abantu bari kwikanga, abadakurikira ubuhanuzi neza bari kuryikanga bakaryitiranya na mituwere, bari kuryikanga bakayitiranya n'urukingo, bakagira ngo ni bya bindi byavuzwe. Hariho n'abanze gufata irangamuntu, abanze gufata amarangamuntu, ko bati hari n'abanga gufata kaga kade bashira ku modoka
kubera ko iyo yumvishe ngo muri Kigali ngo mwese ngo mugomba gukozaho ukabona ngo akitiranya na bya bindi oya n'abatemeraga akantuza ka banki ni ukuvuga rero ngo agakarite ka banki abadukurikiye nibamenye ngo ijambo ryo kuvuga ngo mwese mwubarare byasho 10 Daniel 3 mwese mwubarare muri kuryikanga ariko iyo mwikanga sibyo ahubwo umwami mu kibaya cya Dura n'ubu ngubu arahari yashyizeho ikimenyetso cye nk'uko Imana yashyizeho icyayo niba Imana yarashyizeho icyumweru agashyiraho Imana yashyizeho isabato agashyiraho icyumweru nimuhumure ntabwo ari kubahumuriza ahubwo igihe kigiye kuzagera noneho asabe ya madini asabe na leta ngo nimuntegekere abantu bakore baruhuka umunsi umwe noneho kandi uwo munsi uzaba wemejwe n'umunsi w'icyumweru nibimara kuvugwa rero nibwo hazagaragara Saduraka Meshaki na Abedenego abazagaragara rero batazemera kugishyirwa mu kiganza ko nako turabivugaho ni ukuvuga ngo abo bazagaragara ni ukuvuga ngo ni imyiteguro ni babandi banyoye amazi birikumvikana barya ibishyimbo barya n'imboga batavangiye mu mutwe n'abafite ubwenge batangiye mu mutwe kandi ubwenge bwabo bufitanye isano n'imirire yego hari aho nabonye korari iri muri kuririmba noneho barimo berekana n'imishito ku munwa ukavuga utimva sibyo ibyo byose nubwo bimeze bityo ariko mpaka ubutumwa bwa marayika wa gatatu mpaka ukuboko kw'iburyo nutakumvira nudashyira mu bikorwa igihe kizagera ntabwo uzashobora gusobanura ibyananiranye twihuta rero wenda reka hari amagambo ari aha ngaha ari mu gitabo cy'ibyaduka yego urupapuro rw'138 amateka azisubiramo urakoze cyane idini ry'ibinyoma rizashyirwa hejuru umunsi wa mbere w'icyumweru ukaba ari umunsi usanzwe w'imirimo utagira kwera na guke uzashingwa nk'igishushanyo cy'i Babuloni paji kangahe 138 urakoze cyane baravuze ngo umunsi wa mbere w'icyumweru ukaba ari umunsi usanzwe w'imirimo utagira kwera na guke uzashingwa nk'igishushanyo cy'i Babuloni amahanga indimi n'amoko yose bazahatirwa kuruhuka uwo munsi w'isabato y'ikinyoma itegeko teka rizahatira abantu gusenga kuri uwo munsi rizakwirakwizwa ku isi yose ubwo ritara gukwirakwizwa niko kuvuga noneho abanga bicwe kuko byanga bikunda Shadraka bagiyemo imbere ariko bagezemo imbere uzasoma ngo umwami ngo yaraje ngo haje itegeko rero ryikubagaho yera twashoje n'iminota yagiye ariko ukuvuga ngo haje abantu babasore ngo bafite imbaraga baraza barabafata bati nikubagaho bati nimubafate mu wajugunyemo ngo kubera kwikubagaho itegeko ryari kubagaho ngo barabaterura ngo babajugunya ngo ibirimi bisumira babasore niko muri biri havuga ngo noneho ngo umwami ngo yitegereje muri bo ngo agiye kubona ngabona barimo bari gutambagiramo ngo agera hafi y'itanura ngararunguruka ngaravuga ngo yewe ngo babantu ntacyo babaye ngo ndi kubabona bose ngo kandi nkabonamo n'uwa kane kuko bakizemo batatu ngo kandi ndi kubona asa n'umwana w'Imana ni kuvuga ngo uwo wa kane ngarasa n'umwana w'Imana ngo barabahamagara amagambo ye nasorezaho isomo nsorezaho ni ukuvuga ngo kuko ni ukuvuga ngo bahesheje Imana icyubahiro ku murongo wa 28 igice cya 3 reka bariho nsoma nsoza aho ngaho aravuga ati ndebye mbona uwa kane asa n'umwana w'Imana 28 haravuze ngo igice cya 3 Nebukadineza aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe niyo yohereje marayika wayo akiza abagaragu bayo bayiringiye
kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo hatagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari imana yabo. Nicyo gitumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose n'indimi zose zitari zimwe uzavuga nabi n'amagambo imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwa, kandi urugo rwe ruzahindurwa nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka, Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Kuvuga ngo Imana izihesha icyubahiro ubwoko bw'Imana. Imana idufashe iduhe kugira ngo n'ubundi tumenye ubuhanuzi. Twarebaga isano y'ubuhanuzi, isano iri hagati y'igitabo cya Danieli n'ikibyahishuwe. Dufashe utugingo tubiri, ntabwo tugeze, ntabwo turenze igice cya gatatu, ariko n'ubundi imbere harahari bigiye bihura, ariko tuzakomeza ikindi gihe. Imana idufashe ku bwa Yesu. Murakoze cyane. Ku bantu batwumva, reka Daniyeli igice cya kabiri, Daniyeli igice cya karindwi, ibyahishuwe 13 ku murongo wa mbere kugeza umurongo wa 10 cyangwa se wa 9, aho harahuye, birahuye, ibyo bifitanye isano. Noneho ndumva twasoza, muzabisome, aho muzabisome mwitonze, muzasanga bifitanye isano. Nuko rero reka duhinira aha ngaha. Imana idufashe, kandi ubwo iduhaye amahirwe yo kumva kino kiganiro kitwereka ibyo mbese umuntu yabakuyemo, nuko muri iyi minsi y'imperuka tugomba kwiga ibyahishuwe na Daniyeli kandi tugashyiraho umwete. Rero Imana ikomeze kudufasha mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva twasenga hasigariye tugasoza. Turagushimye Data dukunda uri mu ijuru, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe mu kiganiro tugize cy'umwanya mutoya tuganira ku byawe. Tuganiriye aha ubishyire mu gitabo cy'urwibutso. Amen. Kandi twe n'abatwumva bidufashe, maze bigire uruhare rwo guhindura imibereho yacu kukwitegura ugiye kuvuza impanda tuzaboneke mu ngoma yawe. Amen. Ni wowe washoboje abasore b'Abaheburayo guhagarara bakarengera amategeko yawe. Natwe birumvikana ko Satani akoreye mu batakumvira, natwe azaduhatira kuramya ibitari Imana. Uzaduha imbaraga, uzaduhe gutsinda. Amen. Kuko abasore b'Abaheburayo batsinze, ubwo amateka azongera akisubiramo, isabato mpimbano ikererezwa. Uzaturinde Mwami wacu kuyipfukamira no kuyiramya, ahubwo tuzaramye wowe, tuguhe icyubahiro, kandi ku iherezo uzaduhe ubugingo buhoraho. Zibidukwiriye tugusabye bikeya, hari byinshi, ibindi ubona bidukwiriye nabyo bitwongerere, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo